mumanye abakkiriza Kristo. Mwebwe mumenye abizeye Kristo. Saagala kwogera n'abakristaayo, nze njogera ku abakkiriza Kristo. Njewe simvuga ku bakristo, ndimo kuvuga ku bizera Kristo. Bwe munaba muze mungobera mujja kumpulira nnyo nga nze kikwatagana n'abakristaayo si kyendike nnyo. Naba munkurikirana cyane muzabimenya neza njewe kuvuga abakristo ko atari byo ndiho cyane, ahubwo njyewe mvuga bizera. Sisibidde nnyo ku bakristaayo. Ntago mpambiriwe cyane ku mukristo. Era seesiga nnyo bakristaayo. Nta nubwo nizera cyane abakristo. Era si ne Kristo tiyabeesiga. Nta nubwo Kristo nawe yabizeye. Ndowooza mumpulidde kati. Yango muranyumva icyo mvuga. Tiyabeesiga. Kristo nawe ntago yizeye cyane abakristo. Kati bwe mulira ngamba challenging. Ne mwumva mbahinyuza rero. Mba challenge kubanga manyi Bible. Ndabahinyuza kuko nzi Bibiliya. Ne most of the time sikozesa kumanya kwenena mu Bible. Ariko cyane cyane sinkoresha ubumenyi bwo nzi muri Bibiliya. Mbera ne area mba mpulira kyenteekoko. Ahubwo mbafite rezo numva neza icyo ngomba kuvuga. Kristo teyesiga ko bakristaayo. Kristo ntago yigeze yizera abakristo. Abamugoberera. Mwebwe abamukurikira tiyabesiga. Ntago yabizeye. To the extent kugeza aho avuga nti mumwe mwenyini kugeza aho abakristaayo mwe kugeza aho abakristo mwebwe abakristo mwamutunulira ne mumulaba mu sente. Mwarebye Kristo mu mwanya wo kumurebamo kubacungura n'agakiza mumurebamo amafaranga ne mumutunda muramugurisha. Bakristaayo. Abakristo nibo bamugurishije. Abalala abandi bwe bamugoberiranga kubanga yabawadde emigaati n'ennyama. Abandi bamukurikiraga kuko yabahaye imigati n'inyama. Abo be bakristo. Abo nibo bakristo. Abakristaayo bala ne bamugoberera kubanga yabawonyeza abaana baabwe, yazuukiza abakazi baabwe ne basajja baabwe. Abakristo bande bamukurikira kuko yakijije abaana baabwe endwara ndetse yazuye n'abagabo baabo. Abo be bakristo. Abo nibo bakristo. Naye omukkiriza ariko uwizera bw'atyo si bw'abeera. Uwizera si uko amera. Njagala nkuyambe. Ndashaka ngufashe. Onzikiririzemu katono. Nibura wemere ibyo nkubwira. Bwe ntega omukono gwange okwate mu mukono gwange nkujje mu masanda ge wazaalibwamu era g'okuliddemu nkujjeyo. Ninguha ukuboko kwanjye wemere ugufatemo ngukure mu makakama ngukure mu makashi ngukurure muri kore yo wavukiyemo ugakurira. Kubanga wazaalibwa mu bintu ebikwata ng'amasanda. Kuko wavukiye mu bintu bimeze nka kore byakukwata ne kikukwata obwongo. Byaragufashe bifata ubwongo bwawe. Byakukwata ne bikuteekamu koodi. Byaragufashe bigushyiramo kode. Owulira nga bw'okivaamu ovudde mu Katonda. Wumva yuko iyo kore uyivuyemo waba uvuye mu Mana. Kore eyo iyo kore rero gituma erinnya ly'oyagala. Yita izina ry'ushaka. Gituma eddiini ya nnyoko be ya kitaawo. Yita idini ya so cyangwa ya nyoko. N'ebirala. N'ibindi Yesu ayagala abakkiriza. Yesu we arashaka bamwizera. Kati wulira abakkiriza kye bateekwa okukola. Umva rero abizera Yesu icyo bagomba gukora. Abakkiriza abizera tibateekwa kumenyeka. Ntago bavunika. Kubanga okola kye baakola. Kubera yuko uwizera akora icyo Yesu Kristo yakoze. Kitegeeza oli mu kukola photocopy. Uwizera ntabwo akora icyo abandi bakoze. Ali mu kukola mukama we kye yakoledda. Tonayo kipya ky'okola. Amina. Uwizera akora icyo shebuja ari we Kristo Yesu yakoze kera. Nta gisha wewe wihimbira. Ahubwo utera ibirenge byawe mu bya Kristo. Uyu mukkiriza. Uwo ni we wizera. Uwizera atera ibirenge byo mu bya Kristo ntago yihimbira ibye. Good. Umukkiriza akola kye baakola. Uwizera akora icyo yabonanye Kristo akora. Azuukiza gwe baazuukiza. Azura uwo bazuye. Abonya gwe bawonya. Akiza uwo bakijije. Kubanga omukkiriza uwizera takubangako miggo gikuwonya. Ntabwo uwizera ari we wigeze akubitwa inkoni zigukiza. Naye emiggo egikuwonya n'egyamuwonya gyakubuuli. Ariko inkoni zamukijije n'izikiza wowe zari iza wa wundi. Yakubibwa Kristo yakubibwa emiggo gwowone. Yesu Kristo yakubiswe inkoni kugira ngo wowe zigukize. Yafumitibwa nze mukkiriza ndeke kufumitibwa. Yesu Kristo yaracumiswe kugira ngo njyewe ntacumitwa. Ebyakolebwa ku ye
ibyakozwe kuri we by'agashinyaguro bye bimponyanze, ibyo nibyo njyewe binkiza. ate ibyo tibyawibwa abakristayo, kandi ibyo ngibyo si iby'abakristo, ibyo byabakiriza, ibyo ni iby'abizera. ompulidde uranyumva neza? icyabandikibwa kyensoma kiri mu Isaya 5:3. icyanditswe cyo ndimo gusoma kiri muri Yesaya 53. mumurizo kuriya nga sisomye naye ng'olwedde njogedde bayibuli. mushobora kumva nasomye ariko njyewe ndimo kubabwira Bibiliya, Of course mmanyi bayibuli. kuko Bibiliya ndayizi. Emigga egyamukubwa gye gituwonya, inkoni zamukubiswe nizo zidukiza. njagala okyula nga kiri mu past. Emigga egyamukubwa, ndagira ngo byumve ko ari igihe cyashize, ni igihe cya kera. inkoni yakubiswe nizo zidukiza. otulidde emigo gye yakubwa, amafumu ge bamufumita, ebivumo bye amacumu bamucumise, ibitutsi bamututse byari ku bwacu. kati nze bwe mba nkuwa obulamu, njyewe rero nabashije kuguha ubuzima, nkuwa kye bakuwa, njyewe ndimo kuzana cya kindi Kristo Yesu yaguhaye kuva kera ngo naye nyigushyikirize. lwakuba gwe wadde tomanyi bw'okifuna, wowe yenda nuko utari uzi uburyo ushobora kucyakira. yensonga nkuyita niyo mpamvu nguhamagara nkujje nkubikuleko amaaso, kugira ngo uze guhumura amaso, nkujjeko enjegere, mukureho iminyururu, nkujjeko ekifo ekikuli ku maaso, mukureho igihu kiri ku maso yawe, otegeere pulaani gy'alina gy'oli. ushobore gusobanukirwa umugambi w'Imana ifite ku buzima agamba bwawe. bw'ati mu Yeremiya 29 aravuga gutya muri Yeremiya 29. kubanga olunyira 11 nti ebirowoozo gye nina gy'oli birungi. aravuga ngo rega zibyo nibwira nzabagirira, says the Lord. niko Uwiteka avuga. Owulidde, Amen. nina ebirowoozo birungi gy'oli, zibyo nibwira nzabagirira, says the Jehovah. niko Uwiteka avuga. Thoughts of peace, ebirowoozo by'emirembe, ibitekerezo by'amahoro, and not evil but good, atari ibibi ahubwo byiza, and hope kubaha ibyiringiro for the future. kugira ngo mubone ejo hazaza heza. Owulidde, ebirowoozo byalina by'oli birungi, ibitekerezo byiza ngufitiye. ebirowoozo bya Mukama bye bino. dore ibyo Uwiteka yibwira kuri wowe ngibi. yakutegekera okukununula edda, yaguteguriye kugucungura kuva kera kose. yensonga yateekawo omwana we abeere vaccine. niyo mpamvu yatanze umwana we ngo atubere urukingo. Come on. Amen. n'abeerwa vaccine ng'abantu titunaba kumanya pulaani ze. ngo atubere urukingo twebwe abantu tutaraba no kumenya umugambi we. lwaki yakufuukira vaccine? kubera iki Yesu yaguhindukiriye urukingo? lwaki Yesu muyita vaccine? kuki Yesu mwita urukingo ruzima? era nga mmwe abatalina ye temulina security, mwebwe abadafite Yesu sinavuga ko mufite umutekano. temulina, nta mutekano mufite. eggwanga eritalina Katonda teririna security, igihugu kidafite Imana ntabwo kiba gifite umutekano. amaka agatalina Katonda temuli security, urugo rudafite Imana ntabwo ruba rufite umutekano. business etalimu Katonda yo si business. bizinesi idafite Imana muri yo ntabwo iba ifite umutekano. That's why mulabye abagagga bakoze sente, niyo mpamvu mubonye abakire bakoze amafaranga menshi ne bamalira mu kkomera, ariko bagasoza bari mu nzu z'imbohe, bari muri gereza. ennyumba ne zitwalibwa abatazizimba, amazu yabo akajyamo abatarayubatse, obugagga ne buliibwa abatabumenyekera. ubutunzi bwabo bukaribwa n'abatarabuvunikiye. kubera ebyo iki? bye yakola tibyali mu Kristo. nuko ibyo yakoraga byose yari afite bitari birimo Kristo nk'urukingo ruzima. kankuwa ensonga lwaki yakufuukira olukingo. reka nguhe impamvu Yesu Kristo ari urukingo ruzima. Job chapter 5 verse 12. Yubu ibice 5 umurongo wa 12. olunyi luno lugamba, uyu murongo uravugaho muri Yubu, lugenda kukusanyula bw'oba oyagala. uyu murongo uri bukunezeze nawe uri umuntu ukunda kunezezwa. bannange lunyuma, uyu murongo uranezeza. kwama lugamba lutya, aravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. wulira Haleluya. ensonga lwaki yatufuukira olukingo. niyo mpamvu Yesu yaduhindukiye urukingo. yamanya nti wajja kubaawo encakula. yari abizi yuko hariho incakura muri iyi si. encakula zijja kukola vaccine, yari azi yuko incakura zizakora inkingo, naye nga vaccine yakupangapanga. ariko inkingo mbi
nga yakupangapanga inkingo ari izo kwica abantu tewaliwo olukingo lwenkana Kristo kubera yuko izo nkingo baragerageza ariko nta rukingo rungana nka Kristo bagezaako bugeza baba bagerageza mama kudufasha bye bakola kugeza ibyo bakora byose baba bagerageza gufasha isi is it try and error ni ukugerageza nyine bagerageza utakira ugapfa naye nga Yesu si try and ariko error Yesu we ntabwo agerageza ibyo akora ompulidde uranyumva era neza bakugambira nga balukukuba ndetse niyo bagiye kudutera inkingo nti barabitubwira munange ekinakubaako twesibaako bakubwira batuzuza iyi fomu yisinye ibizakubaho ntuzabitubaze lwaki ni ukubera kubanga si be bakatonda kubera yuko nabo si naba si banunuzi nabo ntibarakarire temubakolimira mukabavume bagezaako bugeza barimo kugerageza kudutabara come on naye olukingo lwenjogerako ariko urukingo ruzima ndimo ye kuvugaho Kristo ni Kristo ate terutwalibwa bakristaayo kandi urukingo Kristo ntabwo ari urw'abakristo lwabakkiriza urw'abizera abizera nibo babona urwo rukingo mumpulire bulungi uranyumva neza temugamba nti nwanyisa byenkola no nimuvuge ngo hari ibyo ndwanya oya nze nyinyonyola nontegeera njyewe ndasobanura ukanyumva yategeera nga wabajja kubawo abacakula Yesu yarabimenye Imana yarabimenya ko kuri iyi si huzuyemo incakura abacakuzi bajya gamba nti mwe temuli bantu incakura zizatekereza ko wowe utari umuntu tutari abantu encakuzi zijja gamba nti mwe muli baana ba nkima incakura zizavuga ngo mwebwe muri abana bavuye mu nkende oba mwava mu ngagi cyangwa mwavuye mu ngagi zo baba bagezesa eddagala lyabwe balisindikira mmwe baba barimo gusuzuma imiti yabo neza bakayohereza abandi bavuga ngo bavuye mu ngagi yemwe laboratore ni mwebwe mbese mwahindutse laboratwari encakuzi izi ni incakuzi ziri muri iyi si naye bayibuli egambye ariko Bibiliya iravuze ngo ajja kutta enkwe z'abacakuzi yica imigambi y'incakura kati mwe temutya kye bagenda kubafumita mwebwe rero ntimugatinye icyo bagiye kubatera Imana yica imigambi y'incakura mukama ate enkwe z'abacakuzi Imana yica imigambi y'incakura preach the gospel haleluya ndagira ngo ubyumve neza mwene data uduteze amatwi ntabwo ugomba kugira ubwoba bw'incakura kuko Imana yabimenye ko incakura ziri muri iyi si Imana irangije yohereza urukingo ari we Kristo Yesu Kristo Yesu niwe rukingo ruzima rugukingira ariko ntabwo rukingira uwubonetse wese ntabwo ari urwo gukingira abakristo urukingo rwa Kristo ni urwo gukingira abizera Imana yarabimenye ko iyi si yuzuyemo incakura irangije iravuga ngo n'Imana yice imigambi y'incakura incakura za zindi zikubona zikabona mutareshya izo ni incakura ni izirobanura ku bantu Imana yaremye mu ishusho yayo twese twaremwe mu ishusho y'Imana nta muzungu nta mwirabura nta munyafurika nta munyamerika ariko iyo barebye uruhu rwabo bakumva baturusha agaciro barangiza bagatekereza yuko twebwe abanyafurika tugiye kuba laboratwari yo kugeragerezamo imiti yabo kubera yuko batekereza ngo turi abana b'ingagi kubanga bo ni incakura reka mbabwire nze gavumenti ya Rwanda tensasula njyewe leta y'u Rwanda ntinyishyura naye amazima ddala baali badde bansasula nekola guno omulimu gw'embuulira guno ariko mu by'ukuri akabaye banyishyura kuko aka kazi nkora kubanga ebintu by'embuulira bano biyamba abaturage bonna kuko amagambo mbabwira y'ivugabutumwa afasha abaturage bose bano abazungu aba bazungu kambogereko kubanga bo si be banyarwanda reka mbavugeho kuko si abanyarwanda batya abo simba n'ekintu kimwe kinasingira okwagalira pulezidenti w'eggwanga ariko hari ikintu kimwe narushijeho gutuma nkunda perezida w'igihugu cyacu ne banne bwe bakola na bagenzi be bakorana yaleeta ekintu kyenayagala nakirowooza naye yaza ikintu nakuze cyane nagitekereza numva nagikunze twakibuuzanga abakadde baffe ffe nga tuli mu mawanga gye twajyaga tubibaza ababyeyi bacu tukiba mu mahanga kubanga titwamanya bintu bikwatagana n'abahutu bato abatuusi ntabwo twari tuzi ibintu by'abahutu n'abatwa n'abatutsi wabula ffe twawuliranga batuvuma nti tuli imbwa z'abanyarwanda gusa twebwe twajyaga twumva badutuka ngo imbwa z'abanyarwanda ariko kibatuvuma kyokka aricyo naye bwe naddanga nembuuza dadi lwaki batuvuma tuli imbwa z'abanyarwanda noneho nkabaza dadi wanjye dadi kuki badutuka ngo turi imbwa yanzirangamu ekigambo kimu akansubiza ijambo rimwe uri munyarwanda akambwira turi umunyarwanda nyine kkiriza nti oli munyarwanda yemera ko uri umunyarwanda lwaki ate batateeka ekyembwa namubwira nubwo naba ndi umunyarwanda kuki bashyiraho ijambo imwe n'agamba nti ekyo kyokka kye kivumo arambwira ati icyo
cyonyine nicyo bavuga kiriye kiraro uri munyarwanda akambwa ariko ikindi ntabwo ari igitutsi kuko uri umunyarwanda okitegede icyo n'imvura nk'akima ndi munyarwanda icyo nkura bizi ko ndi umunyarwanda kati bwe ntuse mu Rwanda ngeze mu Rwanda president w'Rwanda narete kirubuze kirundi president w'igihugu azana igitekerezo narabe cyaletira abanafo kutingana abona icyatumye abanyarwanda bicana kwa ukala muntu ategori oyitibwa tibotusi oyitibwa muntu oyitibwa mutu avuga abona ukuntu baduciyemo ibice uyu no muhutu uyu no mututsi uyu no mutwa bane ababikora ne bane bakuzi z'abazungu incakura z'abazungu kati president Kagame nagamba president Kagame aravuga ati mureke kutingana mureke kwicana mureke kuryangana mureke kuryana muri banyarwanda mwese muri abanyarwanda kikaba kirunje iryo jambo ni ryiza icyo kituwesize rinya icyo kiduhesheje izina mu mahanga mu mawanga babakura bangura umunyarwanda bagati musajja wa Kagame iyo bakubonye uri umunyarwanda avuga ngo umugabo wa Kagame umuntu wa Kagame kubanga mukama wafatu wesisa yuko databuja president wacu atumye tubona izina mu mahanga nayo banga president umwana w'umuntu aba president umwana w'umuntu alese kutuzimba natuzimba mu bantu akatwubaka nk'abanyarwanda akatwubaka mu mahanga natutera bo butaryangana no butesosora agatuma tutaryana kandi tutirema ibice ate kiri kitya Kristo none wese kuri Kristo we bimeze bite fende yatufura umuntu twebwe yaduhinduye umuntu umwe ate ngecatugata musayi kandi ikiduhuza n'amaraso wano mu Rwanda kitufura fende abanyarwanda kitugata si musayi kitugata Rwanda twebwe ikiduhindura abanyarwanda hano muri iki gihugu twese tukaba abanyarwanda ni igihugu cy'u Rwanda gifite imipaka aho kigarukira nebwe kikufura omukiriza mu Kristo ariko wowe igituma uhinduka uwizera muri Kristo we musayi bwe yayiwa kuruwo amaraso Kristo yamenye ku bwawe yakubiswe ku bwawe yakubwira imigijamo kubwa ngo kandi imibyimba ye si ejja kuba mulenzi imibyimba inkoni zamukubiswe zikazana imibyimba ku mubiri we ntabwo ari imibyimba ya murenzi we nkwito je kusabira ubone nguhamagara nguze gusengera ukire nkora kiri cye yakora nkora icyo Kristo yakoze nze sikuwanga konti ubone yewe sinigeze nkubitwa wowe ukire nze sifanga konti nzukire sinigeze mpfa ngo nazutse nze sifumitibwanga ko ku musaraba mbabwa ku musaraba nkora cye yakora yewe nkora icyo Kristo yakoze that's why simenyeka niyo mpamvu navunika ompulide kale no bwenjogera ebigambo bino nimvuga ayo magambo mbayagala mu mpulire bulungi mbashaka mu nyumve eno yo program yali badde esano genda ku radio gonna iyo niyo program yakabaye ijya ku maradiyo yose abantu bakayumva ndamwenda mwetaga okulira injiri ngere mwese mukumva bene ubu butumwa muve mu bugambo bwe balimbidde nga bagala okubabba muve mu bugambo n'amatiku yo babashizemo kuko bashaka kubiba mwe temusabire wano bakubwira ngo ntimukajye gusengera kubanga bano basiba ebitambara bano bambara ibitambaro ate bano tibasiba bitambara kandi bano ntibambara ibitambaro okujja ko ng'oliko eddogo erikutawanya barakuroze amarozi akaba ari yakubujije amahoro Iburahimu okubeera taata w'abakkiriza yali asibye ekitambara Aburahamu guhinduka sekuruza w'abizera yari yambaye igitambaro come on Moses okutema ennyanja n'agiyisaamu n'efuuka ekkubo yali yesibye ekitambara Mose kugabanya inyanja itukura hakabamo inzira bakambukira ku butaka bwumye yari yambaye igitambaro Gidiyoni okulwanyisa abalabe be n'abawangula yali ayitibwa aposo Gidiyoni kurwanya abanzi b'Imana akabatsinda yitwaga apotre izo kwitire zose lwaki bino bitibwatibwa bye mutulimbalimba mubuzabuziza endiga za Kristo kuki ibi byubahiro n'izi nyito mwita zose birimo kuyobya intama za Kristo njagala mbayambe mwe n'abampereza ngo mbafashe mwese wegatte ku mugendo Katonda gwatandise ndabasaba ngo mwifatanye n'Imana kuri uru rugendo yatangiye ayagala kuwonya Rwanda Imana yashaka gukiza igihugu ate yayogedde gwe toyinza kukinzija mu kye yayogedde kandi icyo Imana yambwiye nicyo yavuze wowe ntiwakinkuramo nubwo wakora ute n'obwonkuba esasi n'enfa wowe nubwo wankubita isasu nkapfa kye yayogedde kigenda kukolebwa yavuze kigomba gushika agenda kukuuma abantu be Imana igiye kurinda abantu bayo bwe mbawonya nembawa obulamu mbawa ku buli bwe yatuwedda kiza nk'abaha ubuzima bahaye kuri bwa bundi Kristo yaduhaye kubanga yaŋŋamba kuko nti bweredde bweri ngo guhereye ubuntu nawe twalira bweri nawe jyana utangire ubundi yampa ubwo ni ubuzima ubwo bulamu yampaye ubuzima yaŋŋamba ko nti ntwadde sukaali ntabwo yavuze ati
nguhaye isukari, tiyangamba nti batwalire emiceri, ntabwo yavuze ngo batwarire umuceri, tiyangamba nti batwalire empunga, ntabwo yavuze ngo batwarire kawunga, tiyangamba nti batwalire uniform, ntabwo yavuze ngo batwarire uniform, yangamba batwalire obulamu. yavuze batwarire ubuzima. Do you want to confirm that? Urashaka ibyo ngibyo ngo tubyemere? Nakyo nkisoma okiwulire. Icyo ngisome nacyo. Matayo sura 10. Matayo ibice 10. Ukulage nti nze njogerera Katonda kyangambye. Wereke yuko njyewe ibyo nkubwira n'iby'Imana biba yambwiye. This is the full gospel, my dear. Ubu nibwo butumwa bwuzuye mwene data. Matthew chapter 10. Matayo ibice 10. Verse 7. Umurongo wa 7. As you go, nimugende, preach this kind of gospel. nimugenda mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Temubuulira ku bitambara, nimuvuge ku bitambaro, mwogere obwami, muvuge ubwami bw'Imana, timwogera ku mahereni, mwe kubwiriza ku maherena, aho muba mwabula, aho muba mwarabuze ibyo mubwiriza. buulira gwe ku njiri ya bwakabaka, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana nibwo Kristo yagutumye. Come on. Toyogera ku bizimbe bye muzimbye, ujya kuvuga ku nyubako umaze kubaka, musimbe obwakabaka, mwubaka ubwami bw'Imana. toyogera ku masomero ne project, wivuga ku amashuri wubatse na proje, sike bakugamba okubuulira, ibyo Yesu yakubwiye ko aribwo butumwa. toyogera ku moko, wivuga ku moko, sibi bakutuma okubuulira, yagutumye kubwiriza amoko. ni revera pastori amasoma. Aha, nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abarwayi. Mukora iki? Mukize abarwayi. Mukora iki? Mukize abarwayi. Bampuliriza, wowe uneza oba oli mbega, waba uri mbega, oba weewadde emirimu gye batakuwa, waba uri maneko, waba wiha imirimo, oba oli waba uri wa wundi utega amatwi ugayibyo ubutumwa bwiza ibyo bunavuze ubigaya. ekyo kijja mu bayibuli gye weetikka. wowe iyo Bibiliya ufata nawe witongura umukristo, iyo Bibiliya yawe ufata kuramo uyu murongo uvuga ngo nimukize abarwayi. Kati bw'oba owakanya okuwona, naba uhakana jangu ne sirimu woolabe, ngwino na sida wawe urebe ko idakira, jangu n'ekyo kikansa ky'olina, ngwino n'iyo kansa urwaye urebe ko Imana idakira. nyimiridde mu buyinza obwampeebwa, mpagaze mu bubasha nahawe, nyimirira mu kigambo Katonda kyampadde, Imana yambaye, jangu n'amalala g'olabe, ngwino n'ubwibone bwawe urebe, nkulage omukono oguli ku bulamu wereke bwawe. ukuboko kuri ku buzima. Heal the sick, mukize abarwayi, not pray for the sick. ntabwo ari ukubasengera no gukiza Heal them. abarwayi. mukize abarwayi, Come on, mukize clean abarwayi, the lepers, muzure, mukize ababembe, raise the dead. muzure abapfuye. Kijja mu bayibuli. mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubuntu, namwe mujye mutangira ubundi. Ngenda kubasomera vanjiri mu nnaku ntono, ngiye kubasomera ivanjiri mu gihe gitoya, muwulire vanjiri bw'ekyogera. mwumve ivanjiri uko ihavuga. Yatuwa amaanyi, yaduhaye imbaraga, yatuwa ddiini, ntabwo yaduhaye idini, yatuwa amaanyi, yaduhaye imbaraga, yatuwa theology. ntabwo yaduhaye theology. What is a theology? theology ni iki? Theology erimu ebintu bibiri, irimo ibintu bibiri. oba obadde tobimanyi kankuyambe. Erimu erinnya lya Katonda, harimo izina ry'Imana, Theo. siyo Twate ekigambo kisalemu. siyo, kuko iyo tuvuze theology irimo amagambo abiri, harimo siyo hakabamo na Ology. Ology means get knowledge about God. Ology bimenyesheje ubumenyi bw'Imana. Ate teri atambula kumanya Katonda. bimenyesheje gushaka ubumenyi bw'Imana. Katonda tebamusoma. ariko narababwiye ngo Imana ntabwo bayiga, ntabwo bayisoma, ntabwo bayiga. By God's grace, kubw'ubuntu bw'Imana ntambudde ne neetooloolwako ku nsi. ndagiye nzenguruka isi hafi, Ngezezaako. ndagerageza. Nze natuukira ddala bayibuli weegamba ensi weekoma. njyewe nageze handi bavuga ngo aho Bibiliya ivuga ngo niho isi igarukira, Era kituufu natuuka. kandi koko narahageze. Teri kirala eriringa paradise. hariya hameze nka paradisi, Teriyo biwuka, nta bikoko biba, teriyo binyonyi, nta nyoni ubona, teri na nsolo mu bibira byayo. nta nyamaswa ubona mu mashyamba yabo. Gezaako gende ku Google ogugulinge, gerageza ujye kuri Google olabe ensi we yeezingira. ureba aho isi yitorera. Island eyitibwa Fiji Island. icyo kirwa cyitwa Fiji Kirina ebizinga 365 byenkana n'ennaku ezibeera mu nsi. icyo kirwa kirimo ibindi birwa, kigizwe n'ibirwa 365. kigizwe n'ibirwa 365, ese iminsi igize umwaka. So awo natuukawo, aho narahageze. okutambula kwange, kugenda nze kwanjye, ntambudde njagala kulaba binene Katonda byakoze, njyewe nagiye nshaka kureba ibikomeye Imana yaremye, naye mu byonna bye naakalaba ariko muri byose nabo sirinayo na kimu na kipya kye nali nsudde. nta na kimwe gishya nabonye. Buli kyendaba kyonna Katonda yakikola, icyo mbona cyose mbona ari Imana yakiremye, nze sirina kyenvumbudde. njyewe nta na kimwe nafunguye. N'olwensonga obanga byonna ye yabikola, n'ab'Imana byose
byose ariyo yabikoze nga rero ffe tukolamu ebyo bye yakolamu twebwe tujya muri twifashisha ibyo Imana yakoze tetulinayo origino yaffe nta originali y'umuntu afite ffe tubawa ku ekyo kye yagaba twebwe tubaha kuri icyo Imana yaduhaye buriya petero bwagamba uva Petero agamba nti nze kyenina kyenkuwa Petero aravuze ngo icyo mfite nicyo nguha kakati kirowooze kiki kye yamuwa icyo gitekereze n'icyo Imana yari yaramuhaye buriya agamba nti nze kyenina kyenkuwa Petero abwira wa mugabo wari uremaye wari wicaye ku irembo ryitwa ryiza aramubwira ati icyo mfite nicyo nguha kubanga bari bamaze omugamba bari mu sura y'okuna nti tiyasoma kuko bari bamaze kumubwira mu bice bine ko atize bari bamaze omujeregira nti tiyasoma mu bice bine bari baravuze ko bavuga ko Petero atize eri mu sura y'okubiri babarebera ddala nga bucyankalanya ekibuga mu bice bibiri by'ibyakozwe n'intumwa barebaga ko ari abantu gusa barimo kuzana akaduruvayo mu kitundu ekyokusatu balaba abantu abatagala kuwuliriza bakabona bannamadiini mu bice bitatu barebaga ko ari abantu badashaka kumvira abatambyi kakati bw'atuuka ku mulwadde ono hanyuma Petero ageze kuri uyu murwayi mu bice bitatu n'amanyira ddala nti aha arabimenya ono ayagala bye babadde bamuwa nange bye bamuwa uyu nguyu arashaka ibyo bamumenyereje bamuhe nanjye ari byo muha eddiini z'abano zaagala mbuulire bye babuulira amadini ya hano ashaka ngo mbwirize nk'uko babwiriza abasumba b'abano baagala mbuulire nga bwe babuulira abahangaha bashaka ko nanjye mbwiriza nkabo abakulembeze b'abano baagala twogere nga bwe boogera abayobozi bashaka ko tuvuga nk'uko bavuga ntabwo bizaba obwakabaka bwa katonda is not a democracy ubwami bw'Imana ntabwo ari demokarasi kingdom of God is a government ubwami bw'Imana ni ubwami bufite leta era bw'ogirumba obugi olumbye government namba iyo uteye ubwami bw'Imana uba uteye leta yose kakati Petero kyava agamba nicyo Petero yavuze babadde bakuwa abwira uyu mugabo wari umugaye ibyo baguhaga byose emyaka 42 imyaka 42 nebitakujja wano wenkusanze ariko ntibyagukura hano ho wicaye usanze njyewe ibyo ngibyo ntabyo nenda nze cyemanyi kyenkuwa njyewe icyo mfite cyo ndi bugufi nange kinaweebwa nicyo nanjye nahawe ng'omukkiriza uwizera otambula n'ekye bakuwa ugomba kugenda nicyo wahawe naye ate omukristaayo ariko umukristo otambula n'ebyokopa ugendana n'ibyo ukopera ahandi come on omukkiriza atambula ne bibamuwa uwizera agendana n'ibyo yahawe naye omukristaayo ariko umukristo akopa buli kaseera akopa buri kanya iby'abandi ate omuntu akopa kandi umuntu ukopa oyo tawangula uwo ntabwo atsinda kubanga mu byokopye tumubaamu authority mu byo ukopera ntabwo ubifiteho ububasha naye kye bakuwa ariko icyo baguha okibaako ne power icyo wahawe uba ugifitiye ububasha can I preach the gospel kye bakuwa okibeerako ne power icyo wahawe uba ugifiteho ububasha era okibaako n'obuyinza kandi uba ugifiteho imbaraga namugamba bwati nze kyenina kyenkuwa Petero abwira iki kirema ati icyo mfite nicyo nguha Petero kyakwa umva Petero icyo yakoze tiyakwata mu nsawo Petero ntiyafashe mu mufuka tiyakwata mu bag ntiyafashe mu ishakoshi yakwata mu kukkiriza ahubwo yafashe mu kwizera yakwata mu kukkiriza Petero yafashe mu kwizera mu nsawo y'okukkiriza mu mufuka wo kwizera mwe muli ebyamagero niho haba ibitangaza mwe muli okuwona niho haba gukira mwe muli miracles niho hari ibitangaza namugamba bwati Petero mu linnya lya Yesu abwira iki kivuga ati mu izina rya Yesu goloka ukatambula haguruka ugende erinnya yali yajjawa izina yarikuye he yali yalikkiriza yari yararyizeye okkiriza nga bakubuulidde iyo wumvise ubutumwa bugenewe kwizera kubanga yali yalibuulirwa kubera yuko bari barabimubwirije n'alikkiriza araryizera n'aliweebwa ararihabwa n'ayitibwa omwana yitwa umwana era mukwano gwa Kristo kandi inshuti ya Kristo n'atandika okugaba obulamu atangira gutanga ubuzima wowe ushaka ubuzima jjukira olukingo wibuke urukingo Kristo bwe bukingo Kristo niwe rukingo ebisigadde byonna ibisigaye byose simanyi bw'onoobiyita naye Kristo lwe rukingo ariko Kristo niwe ate olukingo lwa Kristo kandi urukingo rwa Kristo bwe bulamu nibwo buzima shalom shalom amen